ibihugu byo muri Afrika biri kugenda bikanguka ku buryo umu white man cyangwa se umuzungu atakiri umuntu kaze cyane kurenza umwene gihugu. Mbere byarabaga ugasanga umwene gihugu rimwe na rimwe uburenganzira ahabwa cyangwa se uburyo afatwa bitandukanye n'uburyo umuzungu afatwa. Umu white man uburyo nko mu karitsiye wabaga uturanye n'umuzungu yakwibwa cyangwa se yagira kanabura, tuvuga ashobora kugira gutya nk'imbwa yigatakara, byabaga ari ibibazo bikomeye. Wasanga nko mu makaritsiye ewana byabaye ikintu cy'ikibazo gikomeye, ugasanga nyine uburyo ari gucicinga cyangwa se ari gufatwa birarenze. Ibi ngibi Julius Malema ufite wanashinze ishaka rya FFF cyangwa se Economic Freedom Fighters yakanguriye bagenzi be ndetse n'izindi mpirimbanyi zo muri iryo shaka hirya no hino bari kugenda bakwirakwiza ko bashaka gukora genocide bayikorera iki, bayikorera aba white men cyangwa se abazungu. Kira gihugu cya South Africa mwabonye ko aba white people cyangwa se aba white men bakunda kwivugana abirabura, kuko hari akavideo nabonye ejo bundi mbona Zanix 250 thank you for joining. Hari akavideo nabonye umuzungu ari guhamba umwirabura amubwira ati jya mu isanduku, kajya mukubita cyane nuko wenda ntaza ku Papitol thank you for joining kugira ngo tuba nk'ibyana by'inyoni n'ukujya dutamikwa. Biriya bihugu rero nka Amerika byazaga bikamera nkaho bidutamika, twebwe twabaye nk'ibyana by'inyoni twasamye tumeze gutya, iminwa twayigize nk'imakasi ari ugushyiramo. Cyo bivuga rero biravuga ngo tutangiye kwigira. Nibyo mura mvuga nti tugomba gutangira kwimenyereza kuvuga ngo ese uramutse ugize impamvu zituma umubosa kwirukana mu buryo bugutunguye kariho uba witeza akazi, ese wapfa? Ahubwo ugomba gutangira mu mutwe wawe kwishyiramo ngo nabaho ndamutse nta dependinga kuri uriya cyangwa se uri aramutse ahagaritse ibyo yamaga, bivuze ngo nakazi akagahagarika, ise nabaho ko ibi miryango myinshi cyangwa se ibigo byinshi by'ama NGOs byafunze imiryango ndetse n'ababikoragamo bakabereswa imiryango bakaba bagiye gusubira mu mago yabo. Kubiturushi ibihugu byacu kubera ko rimwe na rimwe ibihugu byo muri Afrika ubusanga bya depending cyane kuba white men cyangwa se ku nkunga byakuraga hanze byabonaga biturutse hanze muri ibi bigo by'ama ONGs n'ibigo bidari bishamikiye kuri leta. Ibyinshi byari bitunzwe n'iki n'amafaranga yaturukaga mu bihugu byo hanze cyane especially muri Amerika. Ibyabaye muri Amerika ubwo byaje kugaragara ko imiti ya COVID-19 nabyo ndaza kubishyiraho, byagaragaye ko imiti bateye abirabura cyangwa se aba black people itandukanye niyo bateye abazungu. Onye yahise avuga ati Julius Malema ari gutegura genocide kugira ngo yice aba white men, kubera ko white people hariya mwakira gihugu rimwe na rimwe nabo bafashe Tolinto thank you for joining, Masengesho John thank you for joining. Iyo aba white men nabo bafashe umwirabura mu black nabo baramugubanya, ariko ibyo ntago ari byo byashingirwaho. Niyo mpamvu kugakora neza, ariyo mpamvu mushimira n'ababoss bamaye akazi kanyira icyizere respect kuri mwebwe. Ndetse ku kigero cya 68% aba white men nibo biganje muri South Africa, ndetse unageze mwakira gihugu cyabo ushobora kugira ngo ni igihugu cy'abazungu gusa. Sasa nitwa Benjamin, iyi ni White Visual Simply Koma yombi. Nk'ibisanzwe nge turamenyeranye, ariko kubashyashya nababwira ngo mukore subscribe, mukore follow, ndetse mu liking video zacu, ndetse ibiganiro byacu mujye mubireba manywa nijoro kandi mudushyigikire. Turabishimira cyane kandi twishimira ibyo mumaze kudukorera naho mugejeje. Mu by'ukuri Imana igibaho umugisha. N'abatarabikora nakubwira ngo kanda subscribe ni muri mushya, ndetse udukorere like, uduhereze n'ibitekerezo muri commentaire, tubwire n'ibyo twavugaho. Rero icyo ngiye kuvugaho muri akanya kijyanye na Julius Malema wo muri South Africa, niwe washinze ishaka rya FFA cyangwa se EFF, ariyo Economic Freedom Fighter. Arakangurira abantu bagiye batandukanye gukora iki genocide. Emima thank you for joining, Sultan TV show thank you for joining. Ibi ngibi Julius Malema ufite wanashinze ishaka rya FFF cyangwa se Economic Freedom Fighters yakanguriye bagenzi be ndetse n'izindi mpirimbanyi zo muri iryo shaka hirya no hino bari kugenda bakwirakwiza ko bashaka gukora genocide bayikorera iki, bayikorera aba white men cyangwa se abazungu. Aho Julius Malema nkuko muri buze kugena mu byumva kuri video ndi buze gusharinga mu kanya kuri YouTube nyuma yuko ndi bube ndi editinga iki kiganiro.
ujya kuri YouTube channel yacu ni Koma Yombi TV araza kubisangaho, arasanga ikiganiro ndetse n'iyi mbwirwaruhame ya Julius Malema ufite ishaka rya FF. Ibi yabitangaje nyuma y'uko avuga ngo abazungu igihe cyose batsikamira abirabura ndetse n'ibikorwa byose bigenerwa abazungu kenshi na kenshi ubusanga bitandukanye n'iki n'abirabura. Ibi ubwabyo biratuma wenda ntago nshyigikiye cya Malema, ariko biratuma wenda mvuga ku bijyanye n'ibyabaye muri Amerika, ubwo byaje kugaragara ko imiti ya COVID-19 nabyo ndaza kubishyiraho, byagaragaye ko imiti bateye abirabura cyangwa se aba black people itandukanye niyo bateye abazungu. I have love, thank you for joining. Miss iri zina ni ridasanzwe, thank you for joining. Ibi ubwabyo birakwereka ngo abirabura biragaragara ko hari ukundi kuntu dufatwa aba white men, ariko murabizi ko mbere no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mbere nigeze kujya mbona aba white men bafatwa mu buryo nyine bw'umwihariko. Wasanga mu white men hari ukuntu mu buryo byagaragaye ko hari serivisi atahawe nziza, bikaba ibibazo bikomeye, ugasanga rimwe na rimwe abantu babigogamo bakabizira. Ariko Afrika imaze kugenda ikanguka, ibihugu byo muri Afrika biri kugenda bikanguka ku buryo umu white man cyangwa se umuzungu atakiri umuntu ukaze cyane kurenza umwene gihugu. Mbere byarabaga ugasanga umwene gihugu rimwe na rimwe uburenganzira ahabwa cyangwa se uburyo afatwa bitandukanye n'uburyo umuzungu afatwa. Umu white man uburyo nko mu karitsiye wo guturanye n'umuzungu yakwibwa cyangwa se yagira kanabura, tuvuga ashobora kugira gutya nk'imbwa yigatakara, byabaga ari ibibazo bikomeye. Wasanga nko mu makaritsiye ewana byabaye ikintu cy'ikibazo gikomeye, ugasanga nyine uburyo ari gutwitwinga cyangwa se ari gufatwa birarenze. Ariko kuri ubu ngubu bitandukanye na mbere. N'ibihugu bya Afrika kenshi na kenshi bitewe n'ibyo Donald Trump yakoze, kenshi na kenshi ni uguhwitura, ni ukubita urushyi ibihugu byacu, kubera ko rimwe na rimwe ibihugu byo muri Afrika ubusanga bya depending cyane kuba white men cyangwa se ku nkunga byakuraga hanze, byabonaga biturutse hanze muri ibi bigo by'ama ONGs n'ibigo bidari bishamikiye kuri leta. Ibyinshi byari bitunzwe n'iki n'amafaranga yaturukaga mu bihugu byo hanze cyane, especially muri Amerika. Niyo mpamvu ubona akenshi na kenshi n'ubu ngubu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda imishinga myinshi yafunze imiryango, benshi batasha. Ariyo mpamvu nasaba ngo dusabe Mungu Maria Claire, thank you for joining my life. Ibi ubwabyo birakwereka ngo abantu birukanywe. Ariyo mpamvu ndi gusaba ngo mu bigega bishinzwe rimwe na rimwe kuzahura ubukungu n'igihugu, nyuma y'uko wenda hari ibyabaye byanadusubije inyuma muri aya mezi ya mbere bitewe n'intambara, ariko banarebe no kuri iyi miryango yari ifite aho ihuriye n'imiryango nterankunga yaturukaga hanze, kubera ko abakoraga muri iyi miryango benshi batashe kandi barafite imiryango mu by'ukuri yabareberagaho cyangwa se yacungiraga kuri bo. Benshi rero nyuma y'uko Amerika ifashe mbarigo cyangwa se ikavuga ati tugiye guhagarika ibijyanye na USAID cyangwa se n'izindi nkunga twateraga ibihugu by'amahanga, ubwo ni ibyo muri Afrika tugiye kuyihagarika. Wabonye ko ibi miryango myinshi cyangwa se ibigo byinshi by'ama NGOs byafunze imiryango, ndetse n'ababikoragamo bakaberetswe imiryango, bakaba bagiye gusubira mu mago yabo. Mama Anne, thank you for joining. Ibi ndagira ngo wenda ibigego nzahura bukungu cyangwa se n'ibi bigo bindi bya leta bireba iyi miryango yari ihari, kuko yari ifite ibintu byinshi yakoraga mu gihugu byanafashaga abaturage, ndetse byari bifite imishinga imwe n'imwe byari bishamikiyeho yafashaga nayo abaturage. Baze kubireba nabyo kuko ni ibintu bigomba kuzahura ubukungu bw'igihugu. Ariko nanone ni bya bindi bavuga ngo akimuhana kazaga imvura ihise. Twese twari twarageze aho twigira mu maberiso. Nishimwe Ribera, thank you for joining. Abenshi twe twaragiye mu maberiso twumva ko imiryango tuba nk'ibyana by'inyoni, ni ukujya dutamikwa. Biriya bihugu rero nka Amerika byazaga bikamera nkaho bidutamika. Twebwe twabaye nk'ibyana by'inyoni, twasamye tumeze gutya, iminwa twayigize nk'imakasi ari ugushyiramo. Cyo bivuga rero biravuga ngo tutangiye kwigira. Nibyo muramvuga nti tugomba gutangira kwimenyereza kuvuga ngo ese uramutse ugize impamvu zituma umubosa kwirukana mu buryo bugutunguye, kariho uba witeza akazi, ese wapfa. Ahubwo ugomba guhita utangira mu mutwe wakwishyiramo ngo nabaho ndamutse nta dependinga kuri uriya, cyangwa se uriya aramutse ahagaritse ibyo yamaga, bivuze ngo nakazi akagahagarika, ese nabaho. Ibyo bintu rero biratunanira kenshi na kenshi, ugasanga biratunanira. Nanjye uvuga
nanjye mfite akazi kuko gukora kuri iyi TV Koma Yombi TV ni akazi. Akazi nahawe ngomba kugakora neza, ariyo mpamvu mushimira n'ababosi bamaye akazi kanyira icyizere, respect kuri mwebwe ndetse namwe mwa mudukurikiye mutuma nkomeza nkagirirwa icyizere. Okay, thank you for joining King, thank you for joining. Mutuma nkomeza nkagirirwa icyizere nkaguma kuri iyi televiziyo Koma Yombi TV. Ibi rero ni ibyo gushimirwa, niyo mpamvu mvuga ni iyo ukomeje udependinga kuki ku muntu ugakomeza uvuga ngo uyu muntu azakomeza mpereza cyangwa se nzakomeza nkora iwe yaguhaye akazi komeza, ariko wabaye gutya. Gislene niwe mubona, thank you for joining. Ibi ubwacu iyo tutarishakira umwanzuro dushake cyangwa se dufata mbarigo y'ibijyanye n'uburyo tuzakora ibintu byacu, cyangwa se nyuma yuko udufasha cyangwa wadufashaga abihagaritse tuzabaho dute. Ibi rero wenda ntabwo natambikiriye ku cyo navugaga cya Julius Malema ufite ishaka rya IFF muri South Africa, wavuze ko bagomba kujya bica abazungu, bakica batanu, bica abagore batanu, ukica n'imbwa zabo ndetse n'utundi dutungo bari bafite b'abazungu bagendanaga mu mihanda. Shani, thank you for joining. Ibi ngibi ntabwo tubishigikiye kuko ira genocide avuga ngo yo gukora aba white men cyangwa se abazungu. Julius Malema kubivuga arabivugana uburakari kubera iki? Kubera ko abona n'ubundi mu gihugu cyabo nubwo ari aba South Africa, kuko mu kiriya gihugu cya South Africa harimo amoko menshi, ariko usanga ku kigero cya 68% aba white men nibo biganje muri South Africa, ndetse unageze mu kiriya gihugu cyabo ushobora kugira ngo ni igihugu cy'abazungu gusa, kubera ko abirabura bagaragara hake, ariko muri politiki nibo baba biganjemo, ndetse no mu nama zifata ibyemezo akenshi aba white men ntago bakunda kugaragaramo, bari bake. Duhereye kuri perezida ukiyobora arawa Cyril Ramaphosa ndetse n'aba bose ba Julius Malema n'abandi bari mu shaka ndetse banayoboye kiriya gihugu cya South Africa, benshi n'aba black n'abantu babirabura, ariko usanga nyine abazungu aribo bafite domain mu gihugu cyabo, ugasanga aba South Africa abapire bibikara abo navuga n'aba black men ntago nyine bumva neza bahabwa ubwisanzure ngo bumve batekanye, kubera ko nubwo bafite politiki ariko ibigenerwa abazungu babona bitandukanye n'ibyo bagira bate bagenerwa. Ariyo mpamvu ubona aba Julius Malema barakaye bati abazungu turabice. Iriya rero mwabonye ko uwitwa Elon Musk ufite uruganda rwa Tesla ndetse nyiri X icyahoze ari Twitter akagira uruganda rwa Tesla akagira ndetse na Starlink, mwabonye ko yahise avuga ati Ruga, thank you for joining. Mwabonye ko yahise avuga ati Julius Malema ari gutegura genocide kugira ngo yice aba white men, kubera ko white people hariya mwakira gihugu rimwe na rimwe nabo bafashe Tolinto, thank you for joining. Masengesho John, thank you for joining. Iyo aba white men nabo bafashe umwirabura mu black nabo baramugubanya, ariko ibyo ntago ari byo byashingirwaho. Niyo mpamvu bino tugomba kugira ute ubyamagana kuko kuba Julius Malema afite uburakari bwe, natwe nk'abantu b'abirabura ntago tugomba kumushyigikira ngo akore iyica rubozo, yica aba white people bari mu gihugu cya South Africa. Biriya mu by'ukuri no kuhonyora no kurengera ikiremwa muntu. Kuba afite ishaka rya economic freedom fighters ntago bituma agira ute ageze ubwo ashaka kwivugana abantu. Hari amategeko aba agomba kuba anyura mu buryo bw'umuco, uburyo bikorwa ubigaragaye ko bigira ute agahano. Kuko kiriya gihugu cya South Africa mwabonye ko aba white people cyangwa se aba white men bakunda kwivugana abirabura, kuko hari akavideo nabonye ejo bundi mbona Zanix 250, thank you for joining. Hari akavideo nabonye umuzungu ari guhamba umwirabura amubwira ati jya mu isanduku, kajya mukubita cyane, nuko wenda ntaza ku Papitol, thank you for joining. Nuko akavideo naza kugashyira kuri iyi video yanjye ko mukanda editinga ndetse ngende nshiraho ayo mashusho. Ariyo mpamvu mvuga nti utarakora subscribe kuri Koma Yombi TV nagenda agiye gukora subscribe ndetse adushigikire, hanyuma iki kiganiro nimva live ndaza kugishiramo ayo mashusho kandi muraza kubibona mubone niyo video y'uwo mu white people cyangwa se uwo muzungu wahatiraga umwirabura kujya mu isanduku akanamukubita ku buryo amukubita cyane ukagera ukumvugiza muwe wazize nk'uyu muzungu arakubita umwirabura kubera iki, bamujya ngo jyamo neza ngo ngushingure mu isanduku, mwirabura jyamo hasigara umutwe akajya ukubita ngo najyemo amufungirane. Mu by'ukuri biragaragaza ko rero nabyo abazungu ntago bakora ibintu byiza muri kiriya gihugu cya South Africa. Megastar, thank you very much, thank you. Papito, thank you very much. Ndetse ibi ngibi nibyo birakaza birabura ku buryo bageze ubwo bavuga bati natwe tuzadubona mu white men cyangwa se mu white people tumwice. Umvishe ko Julius yavuze ati tugiye kujya tubica tubakata amazosi tubagirute tubarangize tubarimbure, kandi abazungu tuzabakora muri iki gihugu cyacu nyuma yuko bigaragaye ko white people nabo bagirute bakora ubwangizi kandi babukorera iki aba black people.
Elon Musk rero atabaje ati rwose uyu nguyu tumugize international criminal cyangwa se tumugize umwicanyi mpuzamahanga kihebe cyangwa se umugizi wa nabi mpuzamahanga uri international. Uwo ni Julius Malema ndetse n'abamushyigikiye cyangwa se impirimbanyi ziri mu shaka rye rya IFF cyangwa se Economic Freedom Fighters. Rero bose wumvikanye na mugenzi we, muraza kubona ku video nimara kweditinga, muraza kubona ako ka video ko bivuga ko bashaka kujya bica abazungu ubusorongo, ukica batanu, ukica abagore batanu, ukica imbwa eshanu, ndetse bihaye intego nyine zo kwica abazungu. Ariko ni ibintu mu by'ukuri bitari byiza, kuko nk'umuntu wabaye mu gihe cya genocide cyangwa se wabaye mu bihe bibi nk'ibyo ngibyo byo kwicana, arabizi neza ko nta keza k'iki ko gukora genocide cyangwa se ubwoko bumwe na bumwe kugira butsimbararweho, bwicwe, burimburwe. Ni ibintu bitari byiza, ni ibintu tugomba gushigikira. Ibyo rero twese tujye juru tubihashe kuko mu by'ukuri ntago biboneye. Kuba Julius Malema na bagenzi be bo mu shaka rya AFF barakaye kugera kwa kino kigero ntago bishimishije, no kuba n'imvugo bari gukoresha ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ni ibihembera urwango ndetse n'ibihembera kwica biki aba white people cyangwa se aba white men. Ibi rero nahawe nahanjye Mami.rwa, thank you for joining. Hey ndabashimira cyane, mukomeze mudushyigikire, mujye kuri YouTube channel yacu ni Komayum TV, ndetse mukomeze munshyigikire ngume kuri televiziyo nyabona. Dore umugati warabuze, mwabona ababosi bagize bati tukweretse imiryango bugi, ariko ni uko mukomeza mudushyigikira, muri kumfasha, kandi nanjye ndabashimira mu kuri. Imana igikomeza wahereze umugisha, kandi koze mudeze ibitekerezo byiza byubaka, mudasangiza amakuru, mudubwira icyo twabakuraho ubuvugizi. Niyo mpamvu turi hano. Ciao rero, tukubonane mu kanya muri live tuvuga ku bijyanye n'uburezi muri rusange, bitewe n'ibibazo nabyo biri mu burezi. Ndaje muri live yabyo, ndetse ndizera ko turi gukomeza tubane nkuko iyi live twayibanyo, kandi ndabashimira mwese mwa joininze live, ndetse n'abandi ndabashishikariza kuba mwajya kuri YouTube yacu naho mukadushyigikira. Ndabakunda cyane. Ciao, turacyari kumwe.